Yesu ashimwe cyane bavandimwe. Ndashimira umwami ko yongeye kumpa kano kanya, ko yashimye kongera kumpa uyu mwanya kugira ngo tubashe gusoma ijambo ryayo, tubashe gusobanukirwa icyo Uwiteka atubwira. Ndizera ko mukomeye mwese n'imiryango yanyu, kandi Imana ikibarinze. Imana ni nziza, Imana nziza iradukunda kandi ihora iturinda ku manywa na nijoro. Izina ryayo nirihabwe icyubahiro. Haleluya. Reka mbanze nsenge niragize amaboko y'Imana kugira ngo mbere yuko ntangira gusoma ijambo ryayo. Data wa twese uri mu ijuru, nje imbere y'ubwiza bwawe nkwinginga kugira ngo ubane nanjye muri kano kanya. Ndakwinginze kibirenge kizima kugira ngo unyobore muri byose, utangirane nanjye kugeza igihe ndi burangirize ndangizanye nawe. Mwuka wera ndakwinginze kugira ngo ungide muri byose, unyobore, simba ari igihe mvuga ahubwo aba ari uvuga. Ni mu izina rya Yesu Kristo mbigusabye, amen. Hahirwa abatagendera muri za nzira z'ababi, kuko basa nk'igiti cyatewe ku nkombe y'uruzi, kuko basa nk'igiti cyatewe ku nkombe z'uruzi. Bungutse ubwenge bw'ukuri, kuko bubashye Uwiteka, kuko basa nk'igiti cyatewe ku nkombe z'uruzi. Ntabwo bazomaramara, kuko bubashye Uwiteka, kuko basa n'igiti cyatewe ku nkombe z'uruzi. Ntabwo bazomaramara mu kubaho kwabo kose, kuko basa nk'igiti cyatewe ku nkombe z'uruzi. Haleluya. Nukuri kano karirimbo karamfasha cyane kumva ko uri mu Mana ahora asa nk'igiti gihora gitoshye kandi gihora kimera ibyamwa byacyo mu gihe cyacyo. Izina ry'Uwiteka rihabwe icyubahiro. Abantu bari mu Uwiteka bahora bari mu Mana ni abantu bahiriwe cyane kuri iyi si. Kandi indirimbo ikatubwira ko tutagomba kugendera mu nzira z'ababi, tugomba kwitandukanya n'izo nzira zose z'ababi, ko ibyo byose nibituzanira ibyago. Haleluya. Uno munsi turasoma mu Itangiriro 15, niho tugeze. Turahasoma hose. Umutwe w'amagambo uratubwira ati: Aburamu yizera Uwiteka amusezeranya isezerano. Hanyuma y'ibyo ijambo ry'Uwiteka riza kuri Aburamu mu iyerekwa riti: Aburamu, witinya, nijye ngabo igukingira, uzagororerwa ingororano ikomeye cyane. Aburamu aramubaza ati: Mwami Uwiteka, uzangororera iki ko ngenda ndi incike? Kandi uzazungura urugo rwanjye ari Eliyezeri umunyadamasiko. Ati: dore nta rubyaro wampaye, kandi uwavukiye mu rugo rwanjye azaragwa ibyanjye. Maze ijambo ry'Uwiteka riza kuri we riti: uwo si we uzaragwa ibyawe, ahubwo uzakomoka ku rukiryi rwawe niwe uzabiragwa. Aramusohokana aramubwira ati: rarama urebe ijuru, ubare inyenyeri niba wabasha kuzibara.
ati urubyaro rwawe niko ruzangana. Nuko yizera Uwiteka abimuhwaniriza no gukiranuka. Aramubwira ati nijye Uwiteka wakuvaniye muri Uri y'Abakaludaya kugira ngo nzakurage iki gihugu. Aramubaza ati mwami Uwiteka, icyamenyesha yuko nzakiragwa niki? Aramusubiza ati enda iriza y'inka imaze imyaka 3 ivutse, n'ibuguma y'ihene imaze imyaka 3, n'imfizi y'intama imaze imyaka 3, n'intungura imwe n'icyana cy'inuma. Maze yenda ibyo byose abicamo kabiri, arabyerekeranya keretse za nyoni nizo atagabanije. Inkongoro zagwaga ku mirambo Aburamu akazigurutsa. Ku kirengarenga Aburamu asinzira ubuticura, ubwoba butewe n'umwijima w'icuraburindi buramufata. Uwiteka abwira Aburamu ati menya neza yuko urubyaro rwawe ruzaba abashyitsi mu gihugu kitari icyabo. Bazakorera abaho, nabo bazabababaza imyaka 400. Nanjye nzaciraho iteka iryo ishyanga bazakorera, ubwa nyuma bazarivamo bavanyemo ubutunzi bwinshi. Ariko woweho uzasanga ba sogokuruza amahoro, uzahambwa ushaje neza. Ubuvivi bw'abazajyayo nibwo buzagaruka ino, kuko gukiranirwa kw'Abamori kutaruzura. Maze izuba rirenze hatakibona, ikome ricumba n'urumuri rwaka binyura hagati ya bya bice. Kuri uwo munsi Uwiteka asezeranya Aburamu isezerano ati urubyaro rwawe nduhaye iki gihugu, uhereye ku ruzi rwa Egiputa ukageza ku ruzi runini ari rwo Ufurate. Igihugu cy'Abakeni n'Abakenizi n'icy'Abakadimoni n'icy'Abaheti n'icy'Abaferizi n'icy'Abarafa n'icy'Abamori n'icy'Abanyakanani n'icy'Abagirugashi n'icy'Abayebusi. Iryo ni ijambo ry'Imana. Amen, amen. Yesu ashimwe cyane. Ubushize twabonye ukuntu Aburamu yagiye kubohoza umukuze wiwe Loti, yari yajyanwe bunyago atahana insinzi. Nyuma rero y'izo evenema, nk'uko iki gisoma kirimo kutubwira, Uwiteka yaragarutse avugana na Aburamu, amuha amasezerano akomeye. Yamuha amasezerano akomeye. Uwiteka yaramubwiye ati witinya n'ijye ingabo igukingira, ati kandi uzagororerwa ingororano ikomeye cyane. Haleluya. Aburamu ikimana yamukundiraga nuko yari afite ukwizera. Aburamu yizeraga Uwiteka cyane. Icyo kintu rero kikanezeza Imana. Aburamu yari afite ukwizera ko hejuru cyane, kandi abatizera Imana ubundi ntago bayinezeza. Rero kuko Aburamu yizeraga Imana yumvaga mu mutima wayo imwishimiye cyane, imwemerera n'amasezerano akomeye. Iramubwira ati Aburamu, nzaguha urubyaro, mbega urubyaro rwawe ruzangana n'inyenyeri zo ku ijuru urimo kureba. Aburamu yakumva icyo kintu akumva biramurenze. Imana yamubwiraga ibintu akumva birarenze, ariko akabyizera. Imubwira ko imuraze na Kanani. Kanani niyo Isirayeli tuzi muri uyu munsi.
imubwira ko imuraze Kanani kandi n'urubyaro rwe rwose ruzatura Kanani. Aho ngaho Aburahamu nk'uko tubizi yarageze mu zabukuru, yarageze ngira ngo yari hafi hari ukwiza, yari hafi 75-80, yarageze muri iyo myaka, urumva. Kandi umugabo ungana gutyo n'umudamu wiwe Sarayi yari umudamu ushaje, nawe ageze mu zabukuru, yarageze muri menopause kera. Rero yari n'ingumba Sarayi, bari barabuze akana, ariko Imana ibasezeranya ko nyine izabaho urubyaro rungana nk'inyenyeri zo kwijuru bareba. Aburahamu aragati, mwami bishoboka gute? Bishoboka gute ko uzaragwa ibyanjye ari umwana wakuriye muri no rugo rwanjye? Nta ubuse urubyaro rwanjye ruzaturuka hehe ko nta nasamuragwa mfite? Ko uzaragwa ibyanjye ari umwana uri ahangaha wakuriye ahangaha. Mbega yari afite abana benshi yareze, ariko umwe muri bo nyine urumva ko Aburahamu yarazi ko ari uzaragwa ibye. Imana irambwira ati wapi, reka ntabwo ari uko bimeze. Ati uzaragwa ibyawe ni umwana uzava mu bura bwawe, ni umwana uzibyarira, kandi n'urubyaro rwawe ruzaba rwinshi cyane, abazakomoka bazaba benshi, kandi bazatura muri iki gihugu urimo. Ubuvivi bwawe nibwo buzagaruka ugatura muri iki gihugu cya Kanani. Aburahamu Imana ikamusezerana ibyo, akumva biramurenze mbega, ariko akabyizera ko yizeraga Imana, akabyizera hagati igihe cy'Imana kizagera. Bavandimwe, ukwizera ni ikintu gikomeye cyane. Ukwizera niko kwatumye Imana iha Aburahamu ibintu binini cyane, amasezerano akomeye cyane. Nkamwe muzi histoire ya Aburahamu, murabizi ukuntu byagenze. Imana yamubwiye cyarabaye. Imana iyivuze, iyisezeranye, iyivuze amasezerano irayasohoza. Kubera ukuntu Imana yarishimiye umutima ukwizera kwa Aburahamu, yamubwiraga ubuzima bwe bwose, kavuga ati nzaguha samuragwa kandi abana bawe. Ikamubwira mbega yamubwiye n'ibintu bizaba Aburahamu atakiriho. Aburahamu yaratashye kera, ikamubwira ibizaba nyuma atakiri no kuri isi. Ikamubwira ukuntu abana biwe mbega abazamukomokaho bazajyanwa ubunyago, nk'uko twabisomye, bakajyanwa bunyago. Ariko nyuma y'imyaka myinshi Imana ikabakura muri ubwo buretwa, nk'uko muzi iyo histoire byarabaye. Ikabakura muri ubwo buretwa, nibwo nyine ubuvivi buzagaruka bugasubira, ubuvivi bwa Aburahamu buzagaruka bugasubira Kanani, akaba ariho butura. Mbega Imana yamubwiraga byose, amabanga yose Imana yayabwiraga Aburahamu, kuko yari umugabo umukiranutsi, yari umugabo wizera Imana. Ibyo rero bigatuma umutima w'Imana wishimira Aburahamu cyane. Mbese yanamubwiye na adresse z'abana be, ubuvivi bwe, ikagenda ugati bazatura hariya n'amadresse iramubwira
byose nubwo atari igihe cyageze nyine agataha neza ashaje neza, nk'uko Imana nawe yaramubwiye, n'umubwiye uzataha ushaje neza, uzataha amahoro wisaziye neza. Byose mbese nta banga ryabaga hagati ya Aburamu n'Imana ye. Kubera iki? Kubera kwizera. Mbere Imana irimo nk'uko twabitangiye tubisoma, irimo kumubwira, imugendereye, Imana igendereye Aburamu iramubwira ati, Aburamu witinya, ndi ingabo igukingira. Nubwo Aburamu yizeraga Imana, ariko yari yambaye umubiri. Igihe cyarageraga akumva akaba afite ibibazo by'ubuzima bwe, ibyo byose by'uko nta kana afite, n'ibindi bibazo nyine by'ubuzima nk'uko nanjye nawe duhura nabwo, ariko Imana ikaza ikamuremesha ati, Aburamu witinya, ndi ingabo igukingira. Iryo ni ijambo ryiza jyewe nawe unyumva dukeneye mu buzima bwacu. Muvandimwe, niki gutera ubwoba mu buzima bwawe? Niki gituma urara udasinziriye? Ibyo byose ikibitera ni amahoro make. Amahoro make aterwa n'umwanzi, amahoro make aterwa n'intege nke z'umubiri dufite. Rero kuri uyu munsi nkuzaniye inkuru nziza ko utagomba gutinya. Uwiteka ari ku ruhande rwawe. Uwiteka ni ingabo igukingira. Uwiringiye Uwiteka wese, uwizera Uwiteka wese, Uwiteka azamubera ingabo. Nka kumwe mubona umusirikare yemo kurwana, agomba kugira ingabo imukingira imyambi y'umwanzi. Umusirikare agomba kugira ya ngabo muzi, kugira ngo imyambi niza agire gutya ibloke. Rero natwe tuba dufite imyambi myinshi y'abanzi itugendaho, iraduhiga hirya no hino. Hashobora kubaho imyambi umwanzi agutera y'uburwayi, imyambi atera umuryango wawe, imyambi y'ubwoko bwose, y'ubugome bw'ubwoko bwose. Satani muramuzi ukuntu ari umugome, ariko Uwiteka twijije kuri uyu munsi ko ariyo ngabo idukingira. Uwiteka niyo ngabo yacu idukingira. Nitwizera Uwiteka azatubera ingabo izadukingira ku rugamba turimo, idukingira iyo myambi y'umwanzi yaka. Murabizi namwe, iyo umwambi watse nko twavuga isasu, mbese iyo umusirikare ku rugamba isasu rikamurasa twarigiranye nk'umwambi, urumva ahita agwa hasi agapfa. So atarakomereka, so atarapfa, so atarabikimuga. Rero twe nk'abakristo tugomba kugira kwizera. Tugomba kwizera Imana yacu, kuko uko kwizera niko kutubera ingabo. Kwizera Imana yacu niko kutubera ingabo zidukingira iyo myambi yose. Nubwo waba ugeze ahantu habi, nubwo waba ugeze ahantu uvuga ati birarangiye pe, noneho birarangiye, ibyanjye birarangiye, ahangaha noneho ntago mpava, nkumenyesheje yuko wahaguruka neza cyane, waca mu maboko y'abanzi bawe pe, ukanyuramo bakubona, kuko wizeye Uwiteka, kuko watabaje izina ry'Uwiteka ugati mwami ntabara, ugatabaza Imana. Mu kwizera uzatabarwa muvandimwe. Ibyo nibyo nkubwiye, mbifitiye ubuhamya. Uretse ko n'iri jambo ribitubwira ukuntu Aburamu yari umuntu ukomeye cyane, yaneshaga abami bangahe, ntaho yigeze yitoza agira gute,
akanesha amabandi y'abami barwanye bagatsinda henshi akabanesha. Mwibwira ko mwakwibaza ko yabanesheje ati? Aburamu yabanesheje kuko yari afite ingabo imukingira ariyo Uwiteka. Yari afite ukwizera. Aburamu yari umugabo ukomeye ko yari afite ukwizera. Ufite ukwizera kuri iyi si uwamaze gutsinda iyi si. Ufite ukwizera nta mwambi n'umwe uza ngo ukugereho. Imyambi urayiraswa, nuko bimeze ko turi kuri iyi si intambara, ariko imyambi nta kigutwara kuko ugira gutyo ugakoresha ingabo yawe, iyo myambi ikablokwa ntikugereho. Haleluya, haleluya. Witinya, Uwiteka niwe ngabo igukingira. Muvandimwe, ndakwifuriza ugira ukwizera. Ukwizera ntago dufite kubaho kuri isi tutagufite. Kuba kuri isi udafite ukwizera, imyambi irakurasa hirya no hino y'ubwoko bwose. Twigire kuri Aburamu. Aburamu yizeye Uwiteka, Uwiteka amugirira neza cyane. Imana imuha amasezerano akomeye. Irambwira ati uzaragwa ibyawe ni umwana uzava mu bura bwawe. Bavandimwe, ijambo ry'Imana riteye ubwoba. Imana yaravuze. Imana yabwiye Aburamu, imuha amasezerano. Ijambo ry'Imana rirema ibitariho. Ibitariho bikabaho. Ijambo ry'Imana rikora ibitangaza. Ijambo ry'Imana ihagurutsa ibimuga bigahaguruka. Bihagurutsa indembe zarembye zigahaguruka. Ijambo ry'Imana riteye ubwoba. Ikindi gusa dupfa kwizera. Dupfa kugira kwizera. Ufite ukwizera nubwo uwo mwambi wakurashe, nubwo uwo mwambi wagukomerekeje, uwo mwambi waka w'umwanzi, kubera ukwizera kwawe, Uwiteka azaza agukuremo uwo mwambi, wongere ube muzima. Kubera iki? Kubera ukwizera. Haleluya. Ijambo ry'Imana rifite ububasha. Ijambo ry'Imana rirema ibitariho bikabaho. Dupfa kwizera, dupfa gusengana ukwizera. Imana ihita yimura imisozi mu buzima bwacu. Niba se warabuze akazi, ugasengana ukwizera, Imana akazi irakaguha. Niba se warabuze urubyaro, ugasengana ukwizera, Imana iguha umwana wabuze ikamurema pe. Niba se warabuze urugo, ugasengana ukwizera, Imana izaguha urwo rugo wabuze. Buri kintu cyose wumva ukenya mu buzima bwawe, buri kintu cyose, Imana ipfa kuvuga, Imana ipfa kubyemeza, ipfa gusohora ijambo ikavuga ati bibeho. Bihita bibaho kandi bikaremeka, bikabaho. Imana yacu iteye ubwoba. Imana ikura amazi mu rutare. Nta kinanira Imana. Dupfa kwizera gusa tukamererwa neza kuri isi. Nta kindi idusaba, no kwizera, no kuyubaha, no kugendera mu nzira zayo, kwitwara nkuko ibishaka. Hanyuma nta kindi, ubundi ikore bitangaza gusa, kandi ugahora turi maso. Kuba kuri isi ntago ari kwibamo, ntago ari kwibamo umuntu. Tuba duhuzuye muri byinshi, tuba duhuzuye muri byinshi. Hari ibintu byinshi biturangaza, hari ibiki, ariko tugomba kuba maso mu gusenga, tugasengana umwuka, tuwewe n'umwuka wera, tugasengana ukwizera. Imana
ikaturinda n'abacu, Imana ikimura iyo misozi, Imana ikadukiza iyo myambi twarashwe, Imana ikatubera ingabo idukingira. Haleluya. Muvandimwe, yewe nawe reka twigire kuri Aburamu, reka twigire ukwizera Aburamu yari afite, tukwigireho. Aburamu Imana yamuhaye amasezerano akiriho, irayasohoza, irangije imubwira n'igihe azatahira, irangije imubwira n'ubuzima n'ibizakurikiraho atakiriho, n'ijuru yararirazwe. None ibyo byose murumva atari byiza? Ibyo byose bizanwa no kwizera gusa, ko wizeye, twizeye Uwiteka, Imana ikaduha byose dushaka kuri isi bingana n'ubushake bwayo. Kuko ego hari ibintu dushobora gusaba Imana, ariko Imana ikabona ko bitadukwiriye mu buzima bwacu. Ushobora gusenga no kwizera, ariko ugasaba ikintu Imana ibona ko kidashobora kugira neza. Urumva Imana iduha ikurikije ugushaka kwayo, ko n'umubyeyi wacu niyo ibona imbere n'inyuma, niyizi neza ibyo bintu duha uko bitumerera. Ibonye ko bizakumerera neza, muvandimwe, icyo kintu wasaba ujye uzagihabwa, icyo kintu wasabanye ukwizera uzagihabwa. Ariko Imana nitegereze ikabona icyo kintu ntabwo kizakumera neza, ntabwo izakiguha. Kuko natwe turi ababyeyi, ntabwo dushobora guha umwana wacu yadusabye ikintu arira ati kiriya kintu ndagishaka. Ntabwo ushobora kugiha umwana wawe kandi uzi neza ko kidashobora kumugirira neza, ntabwo bishoboka. Rero uko dukunda abana bacu niko Imana natwe idukunda, noneho binarengejeho. Uwiteka to akomeze kutwigisha mu ububasha bwo kwizera Aburamu yabaye umugabo ukomeye cyane, tureberaho kuri uyu munsi, kandi tugomba gukomeza kumwigiraho, kuko Imana yamubereye ingabo umukingira. Aburamu yabaye igikomerezwa, nta mwanzi wazaga kuvogera Aburamu kubera kwizera gusa. Bavandimwe, nitwizera tugafata uko kwizera, tukizera Imana yacu, nta banzi bazatuvogera, nta ngabo za Satani zizatuvogera. Tuzaba turi abantu b'igitinyiro, kandi abantu Imana yishimiye, ubwoko bw'Imana yishimiye umutima wayo. Ngo abatafite ukwizera, nkuko nabivuze kare, udafite ukwizera ntabwo abasha kunezeza Imana. None iyi Imana itunezerewe ko ari dukora ibitangaza, iyo itatunezerewe nta na kimwe ikora, kuko nyine ntabwo iba yatunezerewe. Ibyishimo by'Imana nizo mbaraga zacu. Imana ikomeze ibahishurire rino jambo, ikomeze itwigishe, dukomere mu kwemera, dukomere mu kwizera, kuko ariyo ngabo idukingira abanzi bacu bose kuri isi. Kuko ukwizera niko kwimura imisozi iri mu buzima bwacu tubangamira. Nyagasani akomeze abane namwe, abarinde n'abanyu bose, kandi Umwuka Wera akomeze abaganirize kuri iri jambo. Tuzongera dusubire Nyagasani nabishaka. Amahoro ya Kristo abane namwe. Shalom shalom.